ishimwe bimeze bite? Makuru iminsi. Muraturusha iki se shahe iwanyu yongeye rugurije? Turabarusha izuba nyine dore ibintu bimeze nabi izuba cyane. Naho ubundi mwana ishimwe ntago ari mwe nyine dore n'ahandi nuko nguko nuri kubibona. Izuba riri kumena imbwa gahanga. Ese ubundi nyine twabigenze niko ibintu biba bimeze. Iyi meshi yo none wagira ngo yajishe menya nta muntu izasiga kuri iyi si. Imana izakora ibyayo. Jesus is Lord. Turansura wa muntu we muri iyi minsi kubona byanze nanjye nta kintu ndiho dore ndaho ndasamye nk'imifuka y'ishati cyakoze navomye ibune ebyiri z'amazi hara niba ushaka amazi yo kunywa hawe nakuzanira ntakima ko amazi miheri bibi. Will you keep quiet? God have mercy upon us. Ayaya naho ubundi n'uyimana hari hasigayemo. Ayaya naho ubundi yakira nkwera kuri aya mazi n'uyamara ndazana n'indi buni ifitiye mu nzu gusa. Naho ubundi rwose warushonje rwose bafite n'inyota. God have mercy upon us. Natwe se washigaye. Apostle we hear of this. Byuse ngo haya amazi ari uko mbifite nanjye dore ikinunze n'amazi. Nabizo ubusamba bwawe buzakora. Ubusambo ntabwo mwana izuba urabona we ryatumuri. Pregnant. Ngaburiye amadeni arenda kuyi. She what? Asubu bwarayaze ndamusangayo we. Aranyambuye ariko nta kundi. Ko kanze ngereyo ndebe. Dore ubu ngubu ni nka saa ndageraho nka saa 6 kanze ngereyo ndebe ko namubona. Akaho mubonera hose agomba kunyishyura byanga byakunda uramugabo ndamurarira. Shaka nkubwire. Nako nta muntu ndi kubwira. Ngomba kumubona. Asemani imeze riti cyane niga nacyo gize ubone kiri mu rugo mani mbonye hari akarito bari banatetse nugisha inyama ziri kagire nawe undi mwana iminsi ni danje kurya nabwo ni danje pastor SHAIN araje nakumbaza umubwire ko nahari. Continue. The earlier we realize this, the earlier every one of you realizes, the better it will be for us. That Nigeria is not. Gukomangura igirwa abandi ugiye kurucaho urabona hadafu. Uri kubwira uko nanjye agiye harundo he genda dore ushaka ntawo hari. Ndagenda uwo nshaka namubonye. Pregnant. Ariko si ubundi umushakire. Reka nkubwire rero ukuntu byagenze. Uramuniga rero ubona kuva mu hano. Ndamugurisha amafaranga namuhaye narubwo bashaka kuyama aho byonje arankweta. Ese burya niyo mpamvu Yirukanye heze. Umusore wanjye reka nkubwira mugira amakubwira amanzu ndemaka Twafashanyije ubu nani ibyo bintu se biracyari izuba rimeze nabi wowe. Nari rero mbwira ahantu ari ndaguha 5. Ubundi mwana kuri mangazi Andi 20 mirongo urumva byavuga ku muntu nawe n'ubonye akagari. Pfa mwana wowe ndurama mu 10 nyine mite nkugeza ahantu. Ariko ntabwo bikuru. Nari basi kwera ukuntu mushaka ndaguha. She what? Ayo yo sinayirengagiza kanze nkwerekana ureba mu byo. Birabaye. Ko wikanga sohoka mwana nawe kugira ngo nakuziyesha nigiye wahera. Wona biguna ndiki. She what? Urareba iki se gihe waherewe nyihisha ahubwo nagufasha ibyawe byakurangira.
ese wa muntu we kubona rwose iminsi iri kugenda iba mibi ibintu bigenda ntazi ukuntu bimeze amafaranga ndabizi nyakurimo pe ariko nyihanganira ndabizi ko nagucitse kenshi ariko rwose wamuvana oke twumvikane rero amafaranga uzayama kwakanga umuntu utazarenga ubizi neza ko utaba wayabonye ngereka nkubwire nko kuri noheri nko mu masaha noheri saa sita y'amafaranga yawe nzaba nayabonye noheri si ejo reka ejo n'uwo saa sita mu kadomo nzaba mpageze umwaka akuzundure bukabi oya noheri ni mu kwa 12 what? kuri noheri si ejo se ejo rero nzaza saa sita mu kadomo uzaba wayabonye nukuri kw'Imana nta kibazo ejo uzaze saa sita zuzuye sawa You are not a bastard. ako se ubundi shi ntabwo nari nkubwiye ngo umubwire ko nahari umunyerekeye iki ahubwo nanjye agiye atanyishyuye kamukurikire ndeba hari garuka sha dore nakubonye umaze iminsi none se byagenze ejo hageze Days irú ọmọ wo wá rè nítorí Ọlọ́run mo jẹ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o. harya uno munsi ni kuri noheri SHAIN. uzi ko uno munsi ni kujya mu kirori kwa murokore we none nabyo nabyibagiwe ahubwo newe na satani naje bishatse kuvuga ko uno munsi utagikora aya ni 5 ase burayijyanye kariyo yonyine nari mfite Jesus is Lord. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.